harimo n'abagore birumvikana nyine n'abagore ubwo barimo bafite amafaranga bazajya gutanga umusanzu wabo mu kubaka Rayon Sport. Hanyuma ikijyanye na recruitment rero iki cyumweru Rayon Sport irasinyisha rutahizamu. Icyo abantu bakimenye ngo bishobora kubeje ahubwo Rayon Sport bambwiye ko ngo umuntu yitwa Delphin bari kumubwira ngo ntabwo usabwa kuba uri kuri office buri kanya, ahubwo usabwa ko ahantu hose uri bujye ugomba kuba ufite kamera yawe witeguye yuko mu kanya gato wafotora. Hari kuvuga umusore yitwa Vianney Sekajugo. Vianney Sekajugo yakinnye mu makipe arimo nka Jinja, akina muri Onda Paraka, akina muri Wakiso Giants, akina muri Uganda Revenue Authority, mwe yakinnyemo na noze nere yagiyeyo uyu mugande Ojera. So uyu mugabo amaze gukina match ngiye kubanyuriramo ari muri URA, yakinnye match 72 atsinda ibitego 19 atanga assist 7 mu myaka 3 ishize. Muri Wakiso yakinnye mu match 23 atsinamo ibitego 30 atanga assist 17 muri Wakiso Giants niwe yagaragaye cyane. Onda Paraka yakinnye mu match 49 atsinamo ibitego 24. Muri Jinja Municipal Council yakinnye mu match 17 atsinamo ibitego 7 na assist 6. Ikipe yazamukiyemo yitwa Saint FC yakinnye mu match 12 atsindamo ibitego 5 atangamo assist 4. Hanyuma agitangira umupira n'ubundi muri yo sense yakinnye match 26 saison ya mbere atsinamo ibitego 14. Yitwa Vianney, n'umukinnyi wahamagawe muri Uganda Cranes atsinda ibitego 3 na assist 2 hagati muri Caps 11 yahamagawemo guturuka 2018. Bamwita Vianney Sekajugo, akaba yaravutse 26 z'ukwa 8 96. Uyu rutahizamu imyaka 29. Uyu rutahizamu ari kuvuga cyane muri Rayon Sport ko ashobora kuza uyu mugande gusimbura undi mugande ariwe Charles Bare. Nyuma yuko ngo biri kugorana cyane ibijyanye no kurangizanya n'uyu musore rutahizamu twari twaravuze mbere bitwa Fahad Bayo. Hari amakuru avuga ko abakiriya bari gutinya gutanga amafaranga ngo bataragenerwa imigabane muri Rayon Sport. Dushakira amakuru abareba benshi bifuza kumenya ese baratanga amafaranga baragura imigabane biragenda umunsi wo kuwa mbere tukarira bita forma tukanyura mu bintu byinshi. Nagira ngo mamenyeshe ko ariko dufite umwanya uhagije ejo. Nagira ngo mamenyeshe ko tuzaganira kuri APR na Nagira ngo mamenyeshe ko abantu barimo bariga projet y'imigabane muri Rayon Sport mperutse guhura nabo tuganira amasaha 2. Reka da amasaha 2 abantu barakora etude ndahari cyane. Ejo se sukuganira murera na za APR na za Champions League. Bye bye. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Munyisi ya Tadeo. Rayon Sport ni yabareyo, buri wese agomba kugira uruhare rero. Oya urwo rero none se Kristo yego nibyo buri muntu wese agomba kugira uruhare. Ariko ngambwira apari y'ibyo mbwira ngo dore igitangaza abasaza bakoze kubaho bahajya abasaza kuko uyu munsi amaye ni byinshi ngo barahembye kuko basi inkuru oya nago guhemba ari ibyo ndi kuvuga rukituma niba ibibazo byazo bikivuka buri munsi. Ikintu wavugaga urumva wavugaga uti baje bakoze iki sibyo. Rayon Sport yarabanjinganya match ebyiri za mbere sibyo. Nyuma yaho uretse iriya mukura batakaje hari indi sebere yigeze itakaza. Nukuvuga ngo hagati ni APR barayitakaje uje kunganya ntago ari ugutakaza. None se gutakaza none zindi barazitsinzwe niba atari gutakaza nazo zindi ebyiri zabanjije muri sebye ko ntago bazitsinzwe. Ariko yari itangiro rya champion. Abakiza rero bagutsinda batakaje bakaza bagatsinda ariko bagatakaza izindi ebyiri zikurikiranya. None se reji umuntu muri match 10 ahandi nagize reba ya restore Kritomare ya Kristo nayitinye Kristo nayitinyeho ndebye aho hariho n'amazina ariko ntinya n'umubare monta yuko bangana oya monta amafaranga batanze niyo natinye uko nanjye rizina muhara byamanze bitongera uko nkanditse tuvuge Batiste Rukimirira na Simuzi harimo miliyoni Dr. Witoneho na vivura burya umufonctionnaire wese uguhaye 500 ye nka Kamari mushimire kibashimira ariko Kamari ntekeza ko umucuruzi munini yagombye gukuba Kanyamugabo Senks nawe kurikije ukuntu yari gufata kuri yandi nahoze mvuga yo muri banki akabaho nibura nk'ebyiri kandi aba barabeshyaga ku bwa Ritadi ngo bamushyiriye $30,000 ntabwo mubyibuka cyane byaravuye none se kuki bamushyiriye 30 none bakaba batanga Senks
ikibazo ni ikihe mu by'ukuri Marite Kayiranga perezida Paul Muvunyi 1,200 Miliyoni aya ntabwo 1,200. ari amafaranga abereye Muvunyi kuri Reyo muri Okitoma uyu ni uwagatanze nka senkana ahubwo cyangwa 30 kubera ko n'abantu twabwiwe ko ari nini ubundi nka perezida kuriya Christophe oya ni finale kugeza aka kanya ntabwo yanze gukura sofa yaragwingiye liste ariko share kuko tutabeshyanye igituma rero ndi hari abantu bari kubivuga kwibaza ngo naganishaga rero niho igarukira aho cyangwa naganishaga hari ni hamwe ibyabaye naganishije itazi ku nteko rusange ya Reyo izaba tariki 2 navuga nti se bazaganiramo iki inteko rusange ya Reyo bateguye nta kintu cyo kuganira inama zo barazikora buri gihe bahora bazikora zo Ariko kwiga si ku inteko mushinga inteko Bahora rusange ku igituma dote. ubona dore ikintu keretse niba aricyo ariyo ngingo bazaba bagiye kuko ingingo nyamukuru yagombye kuba ari ukugenda bakagana bakicara ku meza bakavuga ati rero Reyo turi mu rugamba rw'igikombe genda nagira ngo iyo sije ntabwo nzi icyo bizavuga si ndi umupfumu ariko dore sije yagombye kubivugwaho ibindi babishyire ku ruhande bavuga ati turi mu rugamba rw'igikombe tunyotewe na mukeba duhatanye biragaragara ko yaguze neza natwe turimo kuhanyanyeza tugerageza kugura nibyo utekereza abaturanyi babiri bo bashobora no kuturana umwe akajya guhahisha fuso undi akajyana ambaraje kandi bakarya umuntu wese akarya akanezerwa n'umwana wahari akaba yaba uwa mbere uwo muri fuso ntanabe n'uwa mbere ibyo birashoboka umuntu ariko bakicara icyo nashakaga kuvuga bavuga ati mukeba wenda yaraguze natwe turi kwibaka gutya na gutya ariko gutya na gutya ariko bakavuga bati ikibazo cya mikoro kiragaragara nuko abantu bose bari kugikwepa ariko ikibazo cya mikoro muri sport kiragaragarira buri wese ntabwo umukinnyi nka Haji reka mwita umwanya na w'ikipe ahubwo ari we yagombye kuba ari kurekana miliyoni 3 nta crise financière nta kibazo cya mikoro gihari ntabwo umukinnyi yagombye kuba asiba match ya polisi reka niyamukura nzongere uko ari ebyiri niya polisi namukura na gori handi yaciyemo hagati ni polisi uravuga na Bruce ebyiri zikomeye hari ikibazo kuri miliyoni 5 nta kibazo cya mikoro gihari kuko yaza ko hari ikindi kibazo Aimable bakabona ko atarakenewe ntabwo yari kuba yaranagarutse no kuri mukura bivuga ngo hari ikibazo n'abandi bazavuka nabo tuzabyumva ikibazo cy'umutekano kirahari kandi twari twabwiye ko baje kugikemura icyo navuga mu nteko rusange gihari aba bagabo bigaragara ko baje badashaka gutanga amafaranga mu ikipe kuko bashobora kuba barabonye ko n'uyatanze atayasubizwa none se ubundi kuva cyane bari bahari se ntibari babizi yego nyine ariko babe nuvuga ngo abantu babwiza ukuri abanyamuryango babwira ngo rero kuko numvise ari inteko rusange ubwo niba bakumenye rero ndacyagenda babwiraga ngo abafane club president ngo bazahura ngo baganizwe kuri Rukiritomo umenya icyo kintu uburyo bakusanya amafaranga ya Rukiritomo umenya icyo kintu wenda niyo yaje kuba mu inteko rusange ariko icyo ndi kuvuga mu mbabare aka kantu mukumve neza bashobora kuko kuva baza nta mafaranga baratanga ntayo pe ntayo mafaranga yandi yahindura ibintu ntayo batanze icyo nakubwiraga urumva sibyo kuko turarebera kuri liste ya Rukiritomo niyo yiri rutonde rwagenda muri za 50 uretse na liste ya Rukiritomo hari amafaranga bagenda bashyira muri window ni amafaranga ajya gusa n'agahimano yego oya reje ntago ariko cyane ntabwo uvuze ni amafaranga cyo tubone nk'iyi liste ukaza ukavuga ngo Muvunyi yatanze 200 muri Rukiritomo za Reyo uyu mwaka abafana bagutuka bakuhitana bakavuga ati ntabwo Muvunyi ari urwo rwe ugutanga miliyoni za 20 za 30 za 10 icyo rero navuga ni kimwe biragaragara ko abantu bagize ikikango bakavuga bati Reyo Sport uyigurije ntimusubiza uyitanze amafaranga uyihaye birangira gutyo hakaba hari umushinga bari kuvuga wowe tuzagira igihe cyo kuvuga hari umushinga barimo kwanaliza n'iki uyu mushinga kugira ngo uzarayisise neza nacyo nige nifuza ko waba resisa bityo Reyo Sport igatungwa n'umushinga ubwo igatungwa n'ubwenge n'umubare w'abareyo mu bikorwa bakora kurusha uko yakunda n'abantu bafite cyane nibyo byo ndabyemera ariko n'umushinga uzagira ireme bitewe na Reyo uko rezilita ku kibuga rero nitwara shampiyona uyu mushinga wagira ireme mwihaguruka neza uguruka itatwaye shampiyona uyu mushinga uzaba feriya nta muntu uzitabira ngo ajye gutanga 30 bye niba nabikora bazabikora bataneze abantu 5,000 10 mu gihe babaraga 550 nabyumvise muri discours bityo imibare hitipfa bura n'abantu benshi yagera gutya akaba yakubise imibare byakwanga muri business yapanga yakwanga credit ya banke yapanze gukora ikintu kiniki imibare yamupfana mu gutangira byose bikaba zero ubwo banke bikazangira guteza n'ibindi bintu byari yitungiye akoresha ari ikintu uretse nyirangize kugira ngo mutaza kundogwa abantu bataza kugira ngo wenda ndi kusebya abantu nakuri ngo uyu munsi uvuze ngo Paul Muvunyi uravuze ngo usigaye witondera imibare mbega icyasha abantu bavuga bati mbega Regis ukuntu asebanya abandi ni Prosper Muhirwa
ukabona imwe na 200 baguseka baguhitana bavuga ati muhirwa ni umukire Urimo ayo urabeshya- yatanga muri urimo prime urabeshya amafaranga bayatanga. none uri kugendera kuri None fagitire ibaze, uri kugendera kuri fagitire iyi lisite yanteye ubwoba yanteye ubwoba bituma nibaza byinshi none rero ngiye icyo mvuga Jean muri Paul rusange Nkurunziza tumushimire ahubwo Jean Paul nazaba visi perezida w'ikipe kubera iki se kuko niba Jean Paul nk'umuvugizi urimo wigondagondera ubuzima hariya muri Canada ashobora kuba minota ya 500 ubwo se aho atashimirwa ni he nirabona kuri no lisite ahubwo niwo wo gushimirwa kurusha abandi ni rwose